What's up, MT Squad? It's your girl Tracy. You know the vibe. It's a big. So guys, uyu munsi rero murambona ni je Tracy. Miki ntaho uhari. Ese uyu muntu mubona hano ninde? Ubu mwese muri kubyibaza. Twazanye umuhungu hano. Watwibwiye. So guys, uyu nguyu rero benshi mujya munyumva bamvuga ariko nyine bamwe bahise babifora nyitangiye benshi mujya mumva bamvuga nyine bakuvuga iki ni manzi bamwe bamuzi nk'umuphotographer ariko ni nabyo nyine it's true nibyo ndi umuphotographer uyu munsi tugiye kubana na team yanjye ngo Miki and Tracy ngiye guhagarara mu mwanya wande wa Miki. So guys, impamvu Miki no munsi ataje, Miki yagiye mu nama y'akazi mu bijyanye na Miki and Tracy. Dusengere Miki azaze amahoro, aho yagiye agaruke ashima Imana. Guys, rero uyu munsi nkaba natumiye Manzi kuri kamera, ariko kugira ngo umuzane intambara mana yanjye umuntu abanza kwirira kure. So guys, Manzi niwe udukamera, niwe udufatira amashusho, mujya mubona ukuntu tuba dusa neza, niwe uba wabigizemo uruhare. Rero impamvu no munsi numvaga twaganira na Manzi sinakubwiye hagiye gushya. Hari umuntu mwahuriye kuri social media muba best friend mukaza no gukundana, ese uwo muntu muba mwarahuye gute nyine ku buryo wumva ko ari we muntu wagira uw'ingenzi mu buzima bwawe? Manzi nawe ni uw'ingenzi mu buzima bwacu nka Miki and Tracy. Twarahuye, twahuriye nawe kuri Instagram mu Mucyo Studio. Manzi ni umwana mwiza, yaratwaprocinze aratubwira ibintu byiza, tubona ko natwe twaba inshuti. Hari inshuti uhurira nayo kuri social media kugira umumaro wa wundi urenze wa muntu muba muri kumwe mu buzima busanzwe, nyine wa wundi mwakuranye akabaruta pe. Se koko nawe hari umuntu mwahuriye kuri social media ku buryo wumva ko ari umuntu w'ingenzi cyane ku buzima bwawe? Se koko social media ni nziza cyane muri ubwo buryo? Se ingaruka zabyo, ingaruka zo gukoresha social media cyane ni izihe? Tubane cyane muri iki kiganiro, stay tuned. Guys, Manzi rero banza tubwire nawe urabyumva gute kuri iyo topic yacu rero uyu munsi. Ndakeka ari ushatse nk'ibina kuvuga ibyiza bya social media n'ibibi. Buri kintu cyose ubundi akenshi dukora kiba gifite icyiza n'ikibi. Nta kintu kijya kigira icyiza gusa, kenshi nyine hari ibyiza biba byinshi ariko n'ibibi sometimes bikazamo. Ego bibaho. Uyu munsi nicyo tugiye kuganiraho. Ku giti cyanjye rero ndavuga ibyiza, kuko ibyiza nibyo byinshi nagiye mbona kurusha ibibi. Ndavuga ibyiza cyane, ako n'ibibi bihari kandi nabyo ni byinshi. Nabyo ni byinshi cyane, ariko njye ibyo maze guhura nabyo ni ibyiza byinshi muri iki gihe. Mw'iki gihe nyine ni ibyiza byinshi, ibyo bibi nyine buriya ntabwo urahura nabyo basi. Nturahura n'abakubeshya kuri social media. Nta kuntu mutahura ariko nyine akenshi mura n'abantu nyine bibyiza. Ushamo ubushishozi ubwo mu guhitamo ikintu cyose, ariko ubundi social media kuri iki gihe udashyizemo kwitegereza ngo ubanze ugenzure, akenshi bigendera, kuko hari igihe uzajya kumva wumve ngo runaka ati yaranyandikiye yanshyira ngibi, ugasanga hari ibintu byagiye biza ama business ya online. Umva izo ni social media, ukaba ugiyemo utazi ngo bikorwa gute bigenda gute, ugasanga ejo uri kurira ati banuburiye. Icyo ni ikibi nyine, kandi byagiye bibaho, hari benshi bagiye ubona kuri benshi. Social media rero guys, tubanza kwitonda, urumva ukabanza ukareba ese koko imfitiye umumaro wuhe, ku buryo amayinite yanjye nyafata nkayashoraho ngashora kugira ngo nkomeze mbe muri urwo rubuga, ku buryo nanjye ruri bungirire uyu mumaro ungana gutya. Sibyo, tubanza turebe ese social media ikiza cyayo nicyo tugiye kubanza. Inshuti mwahuriyeho
njyewe mbona inshuti nanjye twahuriyeho akenshi zambereye abantu beza, ariko hari n'abandi nyine uhita ugira bloke na blocation na bolo, kubera ko hari ukuntu umuntu aza urumva akenshi bibaho ku bantu. njyewe majije nyine sinjajinze bose, ntabwo njyewe njajinze abantu, ahubwo ndavuga kubo njyewe nabonye umuntu akaza DM yawe, ndavuga kuri Instagram wenda akaza DM yawe ukagusaba, nimba ari uko bakubona nyine ku mafoto agahita akubwira ati wanyeretse ifoto yawe wambaye ubusa. byakubayeho ntose byaba urugira ntabwo bijya bipfa kubura. Akenshi icyo ni ikibi cyane, ariko nanone utashizemo ubushishozi hari umwana uhita uvuga ati hari icyo maze kuziha bangahe rero ndakubwiye icyo ni ikibi, se nakora ikintu kibi manzi nanjye mbibona ko ari kibi, nanjye niyo mpamvu babwiye ngo mubanze mushishozi. kandi nanone niba wajuramo ubushishozi ntabwo wapfa gutanga ifoto yawe wambaye ubusa, kandi ntabwo aba ari byiza. ntabwo ari byiza nyine, si byiza uko ni ukwiyandarika. kandi nanone muri icyo gihe hari igihe utanga iyo foto, hari umuntu ngejeho twaganiriye arambwira ati inshuti yanjye yatanze ifoto ku muntu w'umunyamahanga, noneho ni kwa kundi bavugana video call yambaye ubusa urumva, hanyuma we akazajya akora ama screenshot, bamaje gutandukana ifoto ze zose zagiye hanze, icyo gihe yambaye ubusa. urumva uwo mwana ahita agira depression. kumukora ikintu nyine utabanze gushishoza se runaka n'ibi. Oya, hari n'igihe muvugana video call ukumva ko ariho ubuzima bugiriye nyine, ukavuga ati ubone icyerekezo, ukavuga ati ukahita uvuga ati ngo ari hanze, ari ahantu kure, ntabwo byashoboka ko duhura vuba, ahubwo reka twikorera akazi kuri telefone, sibyo? mukaganira mukamarana igihe, hari n'igihe mumarana igihe koko urumva, ariko ikintu ari kimwe cyonyine agukeneyeho, sibyo? icyo gihe utakimuhaye rero bya bindi byose mwavuganye bizajya hanze. kandi uwo muntu ndibaza ko ntabwo mwahuye, hari igihe biba gutyo umuntu mutaranahuye, hanyuma wowe ukamwizera ukamuhereza ibyawe byose, ukumva ubuzima bwawe niho buri, ariko nanone hari igihe biba byo wenda akaba anagukunda, sibyo? nibyo ibyiza nyine, hari igihe muhuriraho akagukunda nawe ukamukunda, kandi mukazanarwubaka, bijya bibaho njya mbabona, kandi biba ari na byiza. ariko nanone nujya guhereza uwo muntu time yawe, banza umenye ngo se uyu muntu ateye ate, ameze ate, bidakuyeho ko hari n'abandi baza bambaye ama mask, hanyuma ukagira ngo muravugana video call, kumbe uri kuvugana n'undi muntu, kuvugana na mask nyine ntabwo ari. ibaze nawe ibyo bintu bikubayeho, manze se wowe reka nkubaze, mu bantu mwahuye b'ingirakamaro mu buzima bwawe muracyari kumwe? abenshi turi kumwe na n'iyi saha turi kumwe. ese wumva ari inshuti mwahuriye kuri social media, niyo mwakuranye ubuzima usanzwe umuzi gutya, ese umuntu umwiza ni uwuhe muri icyo gihe? njye ku giti cyanjye uwo twakuranye, kuko niwe mba nzi neza cyane kurusha umwe twahuye kuri social media, kuko social media nshaka naza nkakwishushyanyaho, ukumva nyine ngo manzi ni uyu nguyu rwose, wowe nshobora kukwereka ibyo nshaka kubona, sibyo? ariko ya nshuti yanjye twarakuranye, ubyibuke, ndamuzi neza, azambeshya, ariko mvuga ati utu tudefara dufite utu, ariko undi muhuriye kuri social media hari defu uba ufite wowe nawe afite, nta n'umwe uba uzizi, kuko muba muzihishanya nyine, ntabwo wazibona icyo gihe, kuko ari social media nyine, ntabwo uba uzi ngo runaka afite iyi mico ngewe mfitiye, nyine nzakwereka ngewe ibyo nshaka kubona, we hari ibyo uzashaka ko umenya kuri ngewe, ariko byose ntabwo uzabibona kuko ni social media. nimba duhuriye Instagram turachatinze, hey manzi, hey turavuganye, ntabwo uzi nimba n'ubundi ari manzi muri kuvugana cyane nimba atari manzi. Yego, kuko account ishobora gukoreshwa n'undi muntu, ashobora kwifungura account hanyuma agashaka amafoto y'undi muntu. Bijya binabaho cyane nko ku bakobwa nibo nkunda kubona, ugasanga umuntu yagiye afata account wenda ya Tracy, fashe izina rya Tracy ndadelete mfasha amafoto yiwe, ndanirwa chat n'abantu bakazaba bagira iki
ni Tracy. Icyo gihe ugasanga bari nko kukwaka ukavuga ati wenda ni Tracy turi gucata ukaburanyandikiye tishamanzi ndagize ikibazo gutya na gutya wanyohereje amafaranga ya nayo nkaba ndayohereje mvuga ati ni Tracy akabaragiye ejo gahura n'umuntu akabara kwatatse kandi ubwo nijya yakwatatse wowe nyine tinaguhaye amafaranga gutya na gutya kutanyishyuye ubwo nyine icyo gihe nyine mubanze mushishoze social media nyine ni hatari nyine hari n'igihe noneho bijyaho ari ukukwicira nk'izina akazi uwo muntu agamije ikintu kimwe cyo kukwicira izina agafungura account agashaka amafoto yawe ashaka kwica izina ryawe gusa sibyo nubwo ayo amafaranga aba yakeneye cyane ubwo ngubwo abayakeneye nyine ayo mafaranga yanaza agakomeza akabikora guys mwige gushishoza mu gihe muri gukoresha izi social media kuko hari igihe zizadutera depression urabona muri ubu buzima muri ino minsi ubu ngubu hari ikibazo cya depression mu rubyiruko cyane kandi kirugarije sibyo rero wige kwirinda nawe ubwawe kuko igihe utirinze ugira ngo hari uzakurinda se rinda n'amagara yawe mu gihe ukibishoboye ndakubwira nko gukoresha izo social media ko niyo topic turiho nimba urebye iby'uwundi muntu afite wibyifuza sibyo ahubwo ukora cyane hanyuma nawe ubigereho sibyo hanyuma manzi hari nk'abantu akavuga ati uyu mu influencer nyine ni umuroromodo wanjye sibyo ni umwana mutoya uwo nguri kubivuga ni umuroromodo wanjye nta mafaranga afite pe yo kuba yakwambara nk'uwo muntu ahubwo muri icyo gihe agahura n'uwo muntu kuri social media wundi ufite amafaranga agatangira akayamuhereza kugira ngo ase nka wa wundi yabonye urumva no kwifuza icya mbere cyo igihe yamuhaye ayo mafaranga bikamuviramo izindi ngaruka wenda nka meetup hanyuma akaba yatwara iyo nda sibyo se bibaho hari igihe bibaho guys ndabwira akenshi mu bana batoya bari gukoresha izi mbuga wihubukira kuyikoresha cyane ngo uyihereze umwanya wawe wose ahubwo fata umwanya wawe ukore cyane kugira ngo nawe ugere kuri ibyo ngibyo uwo nguwo yagezeho ahubwo ntuce kuri uwo muntu kugira ngo umere nk'uwo nguwo igihe bamuciyeho ntabwo uzaba umeze nkawe sibyo kuko yarakoze cyane hanyuma wowe ugiye guca ku ruhande ni ukwica ni inzira za panya sibyo ni panya kugira ngo use nkawe ahubwo isa nkawe wowe uri mwiza urashoboye kandi nanone mu buzima nta kintu kitagira success sibyo ntago Imana yaturemeye ku failinga igihe cyose sibyo ahubwo kora cyane kugira ngo nawe ugire aho wigeza sibyo guys social media ntago igira ibibi gusa hari n'ibyiza byinshi sibyo yego hari ibyiza nka mikenditse si murabizi ibyiza mwagiye muboneraho byiza cyane mwarakoze mwabonye abafana mwagize umuryango mwabonye inshuti nyine mukuru akazi kacu yaba kanye yaba kanjye dukenera social media yego kuko tuzakora video dukeneye kwijya kuri social media nitutabona abayireba icyo gihe nyine tuzaferinga tuzacika intege nimfotora nkashyira social media nkabura n'umuntu unyandikira cyangwa umbwe ati manzi ufotora neza nshaka ko wamfotora icyo gihe nyine wihita wumva hari akantu kajemo muri wowe ariko nyine twabiboneyemo umugisha social media ibyiza byayo ngewe yarahanyubatse yanyubakiye izina Umucyo Studio ndayibikesha ni na byiza kandi ni byiza ngenda bibona biri imbere social media ni nziza cyane kuko akenshi hari nk'igihe for example nko ku bahanzi bari kuza ubu ngubu bari kuza akenshi bari kwifashisha social media kuko akenshi nimba ukoze ikintu cyiza kizivugira kuko nugikubita social media nyine kita kivugira harashya koko ntago bisaba ngo nagiye gutanga giti ngo ahangaha banze kunyina oya kubita ikintu cyiza gite social media nimba ari cyiza ewan shakira rebwa pe nako kanya nyine social media rero reka nkubwire hariho nyine uburyo uhura nk'abantu bingira akamaro koko mu buzima ukumva nibo ba mbere nkamwe nk'uko mumeze ndabakunda cyane buriya
nubwo umuntu uba mutarahura ariko bitewe n'ibitekerezo agenda aguhereza uburyo agukunda ukajya kubona DM yawe arakwandikiye ndagukunda cyane sha ibyo bintu bisubizamo umuntu imbaraga kandi bikamutera gukora cyane kugira ngo hari abere urugero rwiza n'abandi bantu bari hanze. Social media ni nziza ku rwego rumwe ikaba mbi ku bandi bayikoresheje nabi sibyo. Ibyiza byayo nibyo byinshi ngiye nkuko mbyumva. Nanjye ibyiza nabonye ari byinshi. Nabonye abafana Yesu we. Social media ni nziza ni nziza. Nabonye inshuti hari igihe mfite nk'irungu wenda nkajya nko kuri Instagram nkaganira n'abantu banyandikiye ndabakunda cyane nkuko namwe mubinyandikira cyane. Nsanga hari abanyandikiye Tracy turagukunda cyane Imana iguhereza umugisha na famille yawe akenshi noneho bazanamo famille urumva hari igihe famille yawe iba nyine izwi tu hari abantu bigize turamenyekanye ariko biba ari byiza mwakoze cyane kudusubizamo imbaraga kandi nanone hari abatubwira ati Miki and Tracy turabakunda natwe turabakunda cyane. Miki nuko adahari hano ariko abakunda cyane abahoza ku mutima. Yambwiye ati basuhuze kuko magaze mu cyimbo cya Miki. Tubasuhuze cyane arabakunda cyane ariko tuzaba turi kumwe ejo bundi nimugire ikibazo ahari ameze neza hari ibyo yagiyemo gutunganya. Miki turagukunda cyane turabizi ko ino video uri buze kuyireba nawe wumve Manzi na Tracy nyine twakoze. So Manzi wakoze kubana natwe ni ikiganiro gitoya tugiranye ariko ndibaza Manzi umujya studio mwamubonye. Manzi arafotora nkuko yabibabwiye abantu bafite akusundi wakwiyamamarisha numvaga turi kubivuga nyine simba waye umwana ubundi ko mwabimenyereye kubibyivugira yabyivugira no munsi turi kumwe twabona. So guys rero nibyo ndafotora ndumufotografa mbimazemo igihe ndanabikunda cyane. Ikintu nabwira abantu wenda bari kudukurikira icya mbere nidukunda ibyo dukora nabyo bizadukunda. Nanjye nkunda ibyo nkora kandi nabyo byarankunze mwankurikira nkoresha Instagram ni Umucyo Studio Flowing nimba ari akazuzana nyandikire nta kibazo turagusubiza nta kibazo ariko ntiwandike mu buryo nawe bwo guys mwakoze cyane kureba ino video kandi nanone nizere ko hari ibyo mwigiyemo kandi hari n'ibyo nyine nimba hari ibyo wakosora ubikosore sibyo. Umwanya we wuharira social media gusa ahubwo shaka akantu ukore sibyo. Hanyuma mwakoze cyane namwe mudahereza ibindi bitekerezo tuberaho kungurana ibitekerezo twese hari nk'ibyo twebwe tutazi mwebwe muzi ahubwo natwe mwatwungura ibitekerezo. Mwakoze cyane turakunda cyane. Miki zishyura rero dore nahagaze mu mwanya wawe ubwo urumva nyine nawe urabyumva. Turakunda cyane guys. Stay tuned with another video. Bye.